Ndabifuriza kugubwa neza, nizere ko muri amahoro. Ibiheri rero byo mu maso ni ikibazo abantu benshi bagira. Akenshi umuntu akaba yumva ko ari uko uruhu rwe rumeze, cyangwa se akaba ari nk'amavuta yagerageje cyangwa yavuyeho yabimuteye. Hagati aho ariko hari amakosa nawe ushobora kuba ukora akagutera ibiheri. Aya makosa arimo ibintu bitandukanye ukora mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turarebera hamwe rero amakosa agera ku 10 akunze gukorwa cyane atera ibiheri cyangwa se ibindi bibazo by'uruhu. Mbere yuko dutangira, reka nkubwire ko ayo makosa dukora, ikosa rya mbere abantu bakunze gukora buri munsi ni ukutizera uruhu rwabo. Ukaba uri umuntu wumva ko ukeneye amavuta menshi akemura ibibazo byose uruhu rwawe rufite, rimwe na rimwe ukaba wanarubabaza. Ndakwibutsa ko uruhu ari igice cy'umubiri kizi kwiyitaho, ko wisize amavuta yoroshya azwi nka moisturizing akenshi biba bihagije, ubundi uruhu rwawe rukazisubiranya, ibiheri bigakira, inkovu zikagenda, n'ibindi bibazo waba ufite bigakemuka. Noneho reka turebere hamwe rero amwe mu makosa akenshi dukora ashobora kudutera ibiheri. Ikosa rya mbere ni ugukaraba mu maso nabi. Buriya kenshi mu maso iyo hatakorewe isuku ibiheri bihera ko bikaza. Buriya ikintu gitera ibiheri kigaburirwa n'umwanda wo mu maso. Gukoresha amasabune akaze yakorewe gukuraho ibintu byose. Ni byiza gukuraho imyanda uba ufite mu maso, ariko nanone uruhu ruba rufite amavuta rukora arufasha gukira no kwiyuburura. Iyo ukoresheje rero bene ayo mavuta avanaho ibintu byose ndetse n'ibyo wari ukeneye, gukoresha amasabune akuraho imyanda ariko adakaze nabyo biba byiza. Bityo ntabwo uruhu rwawe rubura intungamubiri rukeneye, ahubwo rukomeza kugenda rukura kandi rumeze neza gake gake. Ikosa rya kabiri ni ugukurura uruhu. Uruhu rwo mu maso iyo urukuruye cyane ukoresheje nka eswime wihanagura, cyangwa se amapamba, renjete n'ibindi ushobora gukoresha mu maso ukuraho makiyaje, ibi byose kubikuraho cyane kandi buri munsi ntago ari byiza. Bibabaza uruhu rwawe, bikaba byatuma uruhu rwo hejuru ruzwi nka skin barrier rworoha cyane, bityo imyanda yose ikinjira ikagutera ibiheri. Abajya bakubwira ko ugomba gukuba uruhu rwo mu maso kugeza nta mwanda na muke usigayeho, burya baba bakubeshya. Inama abahanga bagira abantu ni ukudakoresha eswime wihanagura mu maso, kimwe nuko ziba zanduye cyane, uba ushyira imyanda ku ruhu rwawe. Uretse rero uruhu amazi ukurishaho udahanaguye ntago bitinda. Ikindi nuko mu gihe ushatse gukoresha amapamba uzayakoreshe agitose ku buryo uruhu utaza kurukuba ngo rubabaze. Gukoresha renjete wihanagura mu maso burya ni ikosa. Ahantu amarenjete abera mabi nubwo atose nuko akenshi aba arimo alcohol. Alcohol ikaba yatuma uruhu rwawe rwuma kandi nanone igakuraho ya mavuta meza uruhu rwawe ruba rukeneye. Ikindi kintu kibi cyo gukurura uruhu rwawe usibye kwitera ibiheri nuko byatuma iminkanyari iza mbere y'igihe yakagombye kuzira. Irindi kosa ni ukutiyinyuguza amazi ahanagura. Amazi ahanagura nka micellar water ni nk'isabune yoroshye cyane ikuraho makiyaje, cyangwa se wanakoresha mu mwanya wo gukoresha isabune isanzwe. Kubera ukuntu aya mazi aba adakaze cyane, abantu benshi bakunze kuyagumisha ku ruhu igihe kinini cyangwa se ntibayinyuguze na gake. Abahanga b'abadermatologe benshi bavuga ko kugumisha aya mazi ku ruhu rwawe birwica, kuko iyo isabune irimo nabwo ari nkeya ikuraho ya mavuta y'uruhu rwawe ruba rukeneye, kuko none iyi sabune itakarabwe ngo iveho irakomeza igakora igihe cyose. Ibi nabyo ni bibi. Ikindi cy'ingenzi ni ugufata ibice byose by'isura kimwe, ugasanga ku gahanga uhafata kimwe nko ku kananwa, ku mazuru cyangwa ku matama. Ibi biratandukanye. Abahanga bemeza ko atari byiza ko mu gihe uri kureba mu maso hawe hafata nk'ahantu hamwe ngo birangirire aho. Banza wumve ko uruhu rwawe rwo mu maso rutandukanye. Abantu benshi bagira amavuta menshi mu ruhu, ku zuru no ku gahanga hejuru y'ingohe aho bita T-zone. Mu gihe ugiye kwisiga maske, yisige muri ubwo buryo. Ukore ikimenyetso cya T uhereye ku gahanga umanurire ku zuru, hanyuma ahandi hasigaye naho uhafate bitandukanye. Iyo uri kwisiga amavuta amenshi uyisiga ku matama, ubundi asigaye akabona kuyanogereza ahandi. Mu gihe ufite umuti w'ibiheri ntuzawisiga ahantu hose naho udafite ibiheri, ahubwo ujye usiga aho ufite ibiheri gusa, ahandi uhasiga amavuta asanzwe. Ibi bizagufasha kugira ngo uruhu rwawe rurusheho kumera neza, bikurinde ibiheri. Irindi kosa rikomeye naryo dusorejeho kuri uyu munsi, naho usanga abantu dukoresha ibintu byose bikiza ibiheri umuntu wese atubwiye. Niba umuntu akubwiye ngo iki kizagufasha ugasanga umuntu yahise agifasha. Umuntu ukoresha isabune ikiza ibiheri
akisiga amavuta akiza ibiheri, ibintu byose akabikoresha ngo bikize ibiheri. Ikintu cyose ukoresha ku ruhu rwawe burya haba harimo ibinyabutabire bikiza ibiheri, bityo rero ushobora kubivanga bikaba byakugiraho ingaruka. Akenshi dukunze gusangamo salicylic acid, icyitwa beta hydroxy acid ndetse n'ibindi byinshi. Nubwo ibi byose rero ari byiza kandi bikaba bikora, inama abantu bose bagomba gukurikiza ni uko mu gihe uri munsi y'imyaka 30 ni ukwita ku mavuta yoroshya uruhu kurusha ibindi byose. Rimwe na rimwe ukaba wakoresha aya mavuta afite ibinyabutabire bimwe bigufasha bikakurinda uruhu rwawe rwakwangirika. Iyo udahaye uruhu rwawe umwanya wo kuba rwagerageza gukira ku giti cyarwo ruguma rurwara kandi rwari nko kubishobora. Icy'ingenzi ugomba kuzirikana ni ukumenya ubwoko bw'uruhu rwawe. Niba ufite uruhu rw'amavuta menshi witegure kuzarwara ibiheri, ariko nanone ugomba kwisiga amavuta atuma ya mavuta n'ubundi akamuka mu ruhu kurenza kwisiga amavuta atuma amavuta yinjira mu ruhu, bityo bizakurinda kurwara ibiheri by'ako kanya. Ikindi, niba ukoresha imiti y'ibiheri buri munsi, wirinde kandi witonde ugikoreshe nk'uko babigutegetse, aho gukoresha byinshi icyarimwe wibwira ko bizagukiza. Wirinde kwisiga amavuta y'ubwoko bwinshi butandukanye, kuko ibi nabyo bishobora kugutera ingaruka, kuzana ibiheri mu maso. Uzirinde kandi gukoresha amavuta yo kudasaza ukiri muto, dore ko aya mavuta yagenewe abantu bamaze kuzana iminkanyari. Wowe rero iyo uyisize ukiri muto wibwira ko uri bugire uruhu nk'urw'umwana muto, burya uba uri kushuka uruhu rwawe ukarumenyereza nabi, bityo wazagera igihe ukuze wayisiga ntagufate kuko uruhu ruba rwaramenyereye. Icy'ingenzi ugomba kwibuka, burya kurwara ibiheri bituruka ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane aho turyama. Niba uryama ku musego, igitambaro cyawe ukaba uheruka kukimesa kera, witegure kuzarwara ibiheri. Ariko mu gihe ushaka kubikira, jya umesa igitambaro cy'umusego byibuze rimwe mu cyumweru, mu rwego rwo kwirinda, kuko hari igihe burya ibiheri tubiterwa n'umwanda w'ahantu turyama, cyangwa se intoki zacu duhora twikorakora buri kanya bikaba byadutera umwanda winjira mu ruhu bikadutera ibiheri. Ngaya amakosa atandukanye dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi akaba yadutera ibiheri. Niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza ko twazagusubiza, watwandikira muri comment, ubundi tukazagusubiza mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ntiwibageze gusangiza inshuti n'abavandimwe iyi video, kuko nabo ishobora kubagirira umumaro.